Alo, ni Ngurugunzu. Nagira ngo mbasabe mumbarize rwa rubyiruko rwo mu karere ka Ngororero ko ibintu twavuganye rurimo rurabigenza neza. Nagira ngo babwire bajya bitonda, urumva igihe bagukora imibonano mpuzabitsina bajya bakoresha agakingirizo igihe byabananiye kwirinda. Rega nta muntu ubafitiye impuhwe, nibo bagomba kuzigirira. Uzababwiye njyewe dore bajyaga ba bantu batajyaga bahora bambona mu kabari, muzababwire ko ubu ngubu ejo noneho sigaye narafunguye iduka ry'amajipo y'abagore i Kigali, urumva mubabwire ko ubu ngubu ntago nyiba mu kabari, sigaye nibira mu majipo y'abagore. Cyane rwose ibintu bimeze neza, umva sigaye nibera mu majipo y'abagore, ntago nyiba mu kabari. Reka ahubwo nawe mubabwire ngo impamvu yavuye mu kabari, urumva wenda ntajyaga nkoresha purasi. Ubu ngubu rwose nta muntu uzongera kumubona mu kabari, narabaye kazizi, ntabwo nzongera kuba kazizi. Ubu ngubu sigaye nafunguye shopu y'amajipo y'abagore i Kigali, ahantu bita Nyamirambo. Nyamirambo murazi kuri 40. Ubu ngubu ntabwo nyiba mu kabari, sigaye nibera mu majipo y'abagore.